Waba nawe ukunze kumva ubabara umugongo usa n'uwavunaguritse ukibwira ko ari umunaniro gusa ariko n'ejo bikongera? Reka nkwihera amakuru utaruzi. Ibi bishobora kuba atari umunaniro gusa ahubwo ari intangiriro y'indwara y'ingingo bita arthrose. Kandi ikintu gitangaje kurushaho ni uko iyi ndwara benshi bibeshya ko ari iy'abasaza gusa, nyamara n'abantu bato nk'uyu ureba hano nabo bayirwara. Muri iki kiganiro rero dushingiye ku makuru yizewe y'abaganga bo mu ivuriro rikomeye ryo mu gihugu cy'Ubufaransa ryitwa ELSAN CARE, amakuru agaragara ku rubuga /ELSAN_CARE, uramenya impamvu abantu benshi muri iki gihe bahora bafite ububabare bw'umugongo, ku mavi cyangwa se ku ijosi, ariko ntibamenye ko bishobora kuba ari intangiriro ya arthrose, indwara y'amagufa ifatira mu ngingo. Uraza gusobanukirwa neza indwara ya arthrose icyo ari cyo, impamvu yayo n'abo yibasira cyane, ibimenyetso byayo ndetse n'uburyo bwo kuyivura no kuyirinda. Ugumane natwe kugeza ku musozo kuko urabasha no kumenya niba nawe ushobora kuba utari mu byago by'iyi ndwara. Ntiwibagirwe gukanda subscribe niba utari wakabikoze, bityo wiyongere mu muryango w'utuntu tw'ubwenge, uduhe kandi na like na share kugira ngo ufashe abandi kumenya aya makuru y'ingenzi. Muraho neza mwese bakunzi b'utuntu tw'ubwenge, murakaza neza kuri channel yacu ibagezaho ubumenyi ku buzima. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara ikunze kwirengagizwa na benshi ariko igira ingaruka zikomeye ku buzima bwa buri munsi. Reka dutangire dusobanukirwe neza arthrose ni iki. Arthrose ni indwara ifata ingingo z'umubiri aho amagufa ahurira mu buryo bworoshye. Aho amagufa y'umubiri ahurira haba akantu kitwa cartilage, aka niko gakingira amagufa kugira ngo adakubana. Ariko iyo gafashwe n'iyi ndwara ya arthrose, iyi ndwara ituma kagenda kangirika, amagufa agatangira kugongana no gukoranaho. Ibi bitera ububabare, gukomera kw'ingingo no kugabanuka k'ubushobozi bwo gukoresha ingingo neza. Ni indwara igenda iza buhoro buhoro ku buryo ushobora kuyirwara igihe kinini utabizi. Ni indwara kandi ishobora gufata ibice byinshi by'umubiri nko ku ijosi, ibitugu, umugongo, mu mavi, ku kibuno, intoki cyangwa ikirenge. Reka tubirebe mu gice gikurikira abo iyi ndwara ikunze kwibasira. Abantu benshi batekereza ko arthrose ari iy'abasaza gusa, ariko si byo. Yego, abasaza nibo yibasira cyane, ariko urubyiruko narwo rushobora kuyirwara, cyane cyane abakoresha cyane ingingo zabo nk'abakora amasaha menshi bahagaze, abakora imirimo yo guterura ibiremereye cyangwa abafite ibiro byinshi. Rero habaho ibintu byongera ibyago byo kurwara arthrose nko gusaza, ari nacyo kiza ku mwanya wa mbere. Icya kabiri kikaba ari uko ari indwara ikunze gufata abagore. Icya gatatu kikaba ari ukugira umubyibuho ukabije. Icya kane kikaba ari ugukomereka ku ngingo n'iyo byaba byarabaye kera. Icya gatanu kikaba ari ugukoresha cyane ingingo, harimo gukora imirimo iremereye cyangwa isaba ingufu nyinshi. Icya gatandatu ni ukuba mu muryango harimo abayirwaye, bikaba biva mu ruhererekane rw'umuryango. Icya karindwi ni ukuvukana amagufa adasanzwe afite uburyo adaforumye neza. Icya munani ni ukugira indwara zimwe na zimwe nka diyabete n'izindi ndwara z'ingingo. Niyo mpamvu rero ushobora kubona umuntu ukiri muto afite ububabare bukomeye mu ivi, mu bitugu cyangwa ku mugongo. Wakwibaza uti se none wamenya ute ko wafashwe n'iyi ndwara? Reka tubirebe muri iki gice cya gatatu. Arthrose igira ibimenyetso byinshi, ariko reka turebere hamwe ibimenyetso 4 bikunze kugaragara. Icya mbere ni ububabare mu ngingo. Ikimenyetso cya kabiri ni ugukomera kw'ingingo cyane cyane mu gitondo cyangwa umaze akanya ntacyo urimo gukora. Icya gatatu ni ukumva bigenda bigorana kunyeganyeza ingingo. Ikimenyetso cya kane ni ukumva ijwi nk'iryo gusya, ibyo bita kisima, ukaryumva mu ngingo.
Ikindi cy'ingenzi, ububabare bushobora kugabanuka gato iyo uruhutse ariko bugakomeza kugenda bugaruka. Ibi rero abantu benshi babyitiranya n'umunaniro bagatinda kujya kwa muganga. Mu gice kigiye gukurikiraho turarebera hamwe uburyo bwo kwivuza iyi ndwara. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko arthrose ari indwara itavurwa ngo ikire burundu, ariko ishobora gukurikiranwa no kugenzurwa neza ku buryo waba itakubangamiye. Muganga asuzuma arthrose akoresheje kuganiriza umurwayi ku bimenyetso bye, cyangwa gusuzuma umubiri, cyangwa gukora radiography ariyo foto y'amagufa, rimwe na rimwe no gufata amazi ari mu ngingo akayapima. Mu buryo bwo kuyitaho, nta muti uyivura mu buryo yakira burundu, ahubwo ubuvuzi butangwa buba bugamije kugabanya ububabare n'ibimenyetso. Muri urwo rwego hashobora gutangwa imiti igabanya uburibwe iyo bita anti-inflammatoire, n'imiti y'inyunganiramirire nka za vitamine zimwe na zimwe. Ikindi, hakorwa imyitozo nka kine yo gufasha ingingo gukomera, n'imyitozo yo kongera imbaraga nko koga cyangwa indi myitozo yoroshye. Uburyo bwa gatatu ni ugutunganya imibereho myiza mu buzima busanzwe, nko kugabanya ibiro, kurya indyo yuzuye no kwirinda indwara zindi. Uburyo bwa kane, mu gihe iyi ndwara ikomeye habaho gutera imiti mu ngingo cyangwa kubagwa hagashyirwamo proteze cyangwa ingingo nshya, cyane cyane ku kibuno cyangwa ku ivi. Ibi byose byafasha, ariko icy'ingenzi ni ugufata ingamba z'ubwirinzi hakiri kare. Mbere y'uko turebera hamwe izo ngamba rero, reka tukwibutse ko niba ugeze hano bivuze ko ushishikajwe n'ubuzima bwawe. Andika muri comment uti twite ku ngingo zacu, kandi ntukibagirwe kuduha like no gukora subscribe niba wari utarayikora. Nubwo rero arthrose idashobora kwirindwa 100%, hari byinshi wakora ugafata ingamba z'ubwirinzi hakiri kare. Icya mbere, jya ukora imyitozo idakabije. Imyitozo ifasha cyane ni nko koga, gukora imyitozo itaremereye nko gutwara igare. Iyi myitozo yose ifasha kugabanya ububabare no gukomeza imbaraga z'ingingo. Icya kabiri, jya wirinda umubyibuho ukabije ubihoreho. Icya gatatu, jya witwararika mu mikino, wite ku ngingo zawe mu mikino, ntuzinanize cyane. Icya kane, ni ukwirinda gukoresha cyane ingingo zimwe, haba mu kazi cyangwa mu masiporo. Icya gatanu, ni uko ikindi cy'ingenzi ari ukwimenyereza kuruhuka bihagije, kuko bifasha umubiri kongera kwiyubaka nyuma y'umunaniro. Habaho kandi ku bamaze kugaragaza ibimenyetso imirire ishobora kongera ibibazo. Rero aho ngaho wakwirinda ibiryo bishobora kongera arthrose, nk'ibiryo birimo umunyu mwinshi, ibiryo bikaranze cyane, ibiryo byatunganyijwe cyane, ibi byo mu nganda, inzoga nyinshi ndetse n'amavuta ku bantu bamwe na bamwe. Muri make rero, indwara ya arthrose si indwara y'abasaza gusa, ni indwara ishobora gufata n'urubyiruko kandi itangira buhoro buhoro. Icy'ingenzi cyo kumenya ni uko arthrose itavurwa ngo ikire burundu, ariko iyo uyimenye hakiri kare ishobora kugenzurwa neza hifashishijwe imiti, imyitozo n'imibereho myiza. Ntitwari dukwiriye rero gufata ububabare bw'ingingo nk'ikintu gisanzwe, ahubwo twagakwiye kuzirikana ko kwita ku ngingo zacu uyu munsi ari ukwirinda imvune n'ububabare bw'ejo hazaza. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzaganira ku buzima bw'imirire, aho tuzavuga ku kamaro 10 gakomeye ko gukoresha mu mafunguro utubuto bita chia seeds cyangwa graines de chia ku mubiri, hamwe ndetse n'urugero rw'uburyo zakoreshwamo, ndetse n'igihe cyiza cyo kuzifata kugira ngo umubiri uzikuremo inyungu nyinshi. Murakoze cyane rero kuba mwakurikiranye iki kiganiro kugeza ku musozo. Niba hari icyo mwungutse, mwakora like kandi mugakanda subscribe niba mwari mutarayikora, ubundi mukore na share, musangize ubu bumenyi abanyu. Twongere tube hamwe mu kiganiro gitaha. Turabakunda kandi tubifuriza ubuzima bwiza.